Ndabasuhuje biremwa byiza Uwiteka Imana yaremye. Nizere ko uyu munsi mwagize umunsi mwiza. Message y'uyu munsi ni ngufiya, ni message ifasha wa mubyeyi ufite umwana mu rugo ufite autisme. Iyi message irareba rwose, irafasha umumama wamwibarutse. Uyu munsi rero kuri aya masaha mu minota mikeya cyane, iyi message irimo ubutumwa bugufiya ariko bufite ireme. Ni message ushobora kuba utarumvishije ahandi, ariko ifite aho ikuvana, ifite naho ikujyana. Mubyeyi rero, mukuru wanjye cyangwa se murumuna wanjye, sinzi imyaka y'uwo mumarayika uko ingana, gusa Uwiteka Imana yamuremye imufiteho gahunda ndende cyane. Ushobora kuvuga uti umwise umumarayika, kandi njyewe mu rugo iwanjye mbona ahubwo bisa nkaho ari amadayimoni yateye mu rugo. Birumvikana, mbasha kwishyira mu mwanya wawe, ndikumva uko kuremera, ariko icyo wumva cyane ukibona hose kandi muri byose. Subiremo, icyo wumva cyane ukibona hose kandi muri byose. Mbere yuko twinjira cyane muri ya message yacu ngufiya, ndasunikirwa gukorana nawe urugendo rugufiya. Nje ngusanga nkuri iruhande, sanze utamerewe neza. Turaganiriyeho gatoya, uhisemo kumererwa ukundi. Ku mutima wawe hajemo igitekerezo cy'uko wifuza kumererwa ukundi gutandukanye n'uko wiyumvaga ukajya mu mbaraga nziza. Uhisemo kujyana nanjye hantu usanzwe wenda ujya hatuma wumva umerewe neza, cyangwa se yewe kujyana nanjye hantu hakuri ku mutima wifuza kuzajya wabonye ariko utari wagera. Tubyumvikanyeho, nkuri iruhande, turagiye, turahageze. Ufunguye umuryango. Ugifungura umuryango, bitewe nuko ku mutima wawe hariho mo icyifuzo cyo kumva wifuza kwiyumva ukundi, ukinjira byonyine umwuka waho uhari ukuguye neza, utumye wumva muri wowe hazamo agahenge. Urashishoje aho hantu, urebye ryarangi risize aho hantu, urebye ya mataburo meza amanitseho, uritegereje bitewe nuko wumva ushaka kwiyumva ukundi, ukajya mu mbaraga nziza, ndetse n'umwuka uhasanze. Urebye rwa rukuta, urebye ryabara, ubonye ko na ryabara riri aho ngaho ritandukanye
n'amabara ari mu nzu iwawe, ubonye ko ari ibara bavanze ukundi, urebye ya taburo uhise ubona yuko itandukanye n'iziri mu rugo iwawe n'izindi zose wabonye, uhise ubona ko ya taburo nayo yihariye. Muri wowe hajemo igitekerezo cy'uko mbese ari wa wundi wakoze irangi, ari wa wundi wicaye agafata ya taburo ye akayisiga, ko muri we hari impano, kandi izo mpano ari Uwiteka wigaragariza muri ba bantu, ari wa wundi wasize irangi, ari na wa wundi wakoze ya taburo iri aho ngaho, cyangwa se wa wundi wakoze za meuble ziri aho ngaho muri iyo nzu. Ibyo ukurikije uko wifuzaga kwiyumva, ibyo bintu umaze kubibona, iruhande rwawe ugiye kubona wa mugabo usanzwe wagucaga iruhande mu nzira ntumwiteho na gatoya, ariko kuko watangiye kwiyumva ukundi, muri watangiye kumererwa ukundi, roho yawe yatangiye gufunguka, roho yawe yatangiye kuba roho y'uburenganzira, kuko umerewe neza, watangiye kwiyumva muri za mbaraga wifuzaga kwiyumvamo. Wa mugabo ubonye wise wibaza uti Mana y'isi n'ijuru, ibiremwa nk'ibi ngibi by'igitangaza biremererwa agana hehe? Nawe niba uri umuntu uri umugabo w'agaciro, uri aho ngaho, za mbaraga zose utangiye kumva umerewe neza, na cya gitekerezo kiracyakurimo, kiri aha ngaha ku mutima. Ubonye wa mugore, ubundi si wabitagaho abagore nk'abo ngabo, nta n'ikintu na kimwe bakubwiraga, ni usanzwe, ni umuntu uri simple, ariko kubera uko wiyumva, kubera imitekerereze yawe nayo yatangiye guhinduka, wa mugore uramubonye, uravuze uti Mana y'isi n'ijuru. Iri juru ryamanutse ryikubita hano munsi ku isi, ni ubwa mbere mbonye abagore basa gutya. Mubyeyi ufite umwana ufite autisme, uwo mwana ubona waje aho ngaho muri uwo muryango, nawe ni ikiremwa cyamanutse mu ijuru kikaza mu muryango wawe. Icyo kiremwa ni ikiremwa cy'urumuri. Ntushobora kubona urumuri rw'icyo kiremwa kubera buryo ki wowe wiyumva, bitewe n'ibyo wumva hanze, ku buryo wifokariza ku mwijima, ukifokariza ku cyapa bamuhaye ngo ni autisme. Urumuri rwamanutse mu ijuru rukazi wawe mu muryango, ntushobora kurubona, ntushobora kubona ya Mana imanukira muri ba bandi bafite impano, bagakora amataburo bakayashyira ku nkuta, bagakora amameuble bakayashyira aho ngaho, bakadekora inzu ahantu uza ukamererwa neza. Iyo Mana iri muri uwo mwana ntushobora kuyibona, ntishobora no guhabwa uburenganzira. Kubera iki? Kubera ibyo wumva ku ruhande. Nyamara urwo ni urumuri ruri mu nzu yawe, rushinzwe, rwaje kwerekana ahari umwijima, kugira ngo ibiri mu mwijima bigaragare. Uyu mwana misiyo ye arayizi,
asobanukiwe impamvu ari muri uyu muryango, asobanukiwe neza ko atari ikibazo, mwebwe mubibona nk'ikibazo ndetse bamwe muri mwe bisa nkaho biremereye, ariko uko kuremera si uremereye. Kandi icyo kibazo nta kibazo, ahubwo ikibazo ni ukudasobanukirwa. Ni ukudasobanukirwa ngo umuntu ashobore kubona rwa rumuri arwegere abashe gusobanukirwa urwo ari rwo. Uyu mwana muri makeya wibwira yuko umurera, ariko uyu mwana arakurera. Wakwibaza uti uyu mwana akurera mu buryo ki? Ari aho ngaho kugira ngo agufashe kongera gusubira kuba uwo uriwe. Urabizi, ndifuza kukwibutsa ibuka uwo mwana akiri mutoya, cyangwa niba ukimufite akiri mutoya. Hari uburyo uyu mwana yicara akaba arimo gukina, mutoya cyane, imyaka 2, imyaka 3, akaba arimo gukina, ariko wajya kubona ukabona umwanya mutoya uyu mwana asa nkaho agiye mu yindi monde, ni nkaho abuze kandi yicaye. Ibi bintu hari ikintu wowe nk'umubyeyi bishatse kukubwira. Ese koko ujya ubibona munuze kuri uwo mwana? Ndakwinginze, ibyo ngiye kuvuga nuba ugenda ubibona wandika umunsi, birafasha n'abandi babyeyi. Kuko hari ibintu mu mwanya ngiye kuvuga aba bana bose bahuriyeho bashaka kubabwira, kandi ari mu miryango itandukanye. Kubura gatoya, bamwe muri mwe mu babyeyi hari igihe mugira ngo ni ikibazo, ni nka epilepsy, cyangwa ni ikibazo kindi, cyangwa se ni abadayimoni. Iyo monde y'abadayimoni siyo monde ninjiramo. Ariko kubura k'uyu mwana kuba agiye gatoya, ni umwana roho ye iva ku butaka kongera agasubira aho yavuye, mbese akora voyage. Ni umwana wihariye, ni ikiremwa cyisobanukiwe. We roho ye nubwo afite wa mubiri, uriya mubiri w'inyuma mubona ukora ibikorwa bitandukanye n'ibyo sosiyete yamenyereye, twe twamenyereye yuko ariko aribwo buryo abandi bana bakoreramo, cyangwa aribwo buryo abantu bareyashisa. Kubera iki? Kuko natwe hari izindi ndorerwamo tureberamo, hari ibindi dufata nk'ukuri, tuzi ko twahawe aribwo buryo, tuzi ko aribwo buryo buzima bwo kwitwaramo. Uriya mwana tumufata muri makeya mu bundi buryo, ariko roho ye yo isobanukiwe neza impamvu
iri muri uriya muryango. Roho ye misiyo ifite nishobora kuyigeraho mama we umubyara, wowe mubyeyi undeba, wamwibarutse utayinjiyemo. Kuko uyu mwana ari aho ngaho kugira ngo akurere. Uramurera ariko arakurera. Misiyo afite uyirimo. Nyumva neza. Misiyo afite uyirimo. Guhinduka k'uyu mwana kuzaba nawe wemeye kumubona ukundi kandi ukinjira muri monde ye. Uyu mwana ni umwana wihariye ukorera mu bundi buryo budasanzwe, kandi umwana Uwiteka akoresha mu bundi buryo mu muryango wawe. Niba wibuka neza unanitegereza cyane uwo mwana, uzabona yuko niyo wakwinjira mu nzu utamweretse uko wiyumva, ngo umwereke ka gahinda cyangwa umwereke wa mujinya, cyangwa ugahita ushyiraho maske, uwo mwana agendera ku mahinduka yawe. Uko wiyumva abasha mbese kubyiyumvamo. Bishatse kuvuga yuko wowe nawe ni gutya. Bishatse kuvuga yuko wowe nk'umubyeyi ugiye kwiha uburenganzira bwo kumubona ukundi. Uzarebe kandi uyu mwana, twe nk'abantu iyo tugeze mu bandi bantu, mbese kugira ngo tumenye abaturi iruhande, niba ari abantu beza, niba ari abantu babi, n'iki tension zabo n'iki, twebwe tujya mu mutwe. Ariko uyu mwana we ntibimusaba na rimwe kujya mu mutwe. Uwiteka yamuhaye ubushobozi bw'igitangaza ku buryo abasha yinjira ahantu akabasha kumva imbaraga zihari, ku buryo yinjira ahantu akabasha kumva imbaraga z'igitangaza ziri mu bantu bari aho ngaho, ndetse akabasha kumva n'imbaraga zitari nziza z'umuntu uri aho ngaho mu gihe gitoya. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona ahise ahinduka ukundi kuntu, cyangwa atangiye kugira indi myitwarire ijena, mbese igoye gatoya ababyeyi, bitewe n'aho uwo mwana ageze, kubera ko yumva byose. Muri makeya Uwiteka yamushyizemo ubushobozi bwo kumva umubiri we. Sanse zo mu mubiri we mbese ziri très développé kurusha twebwe abantu. Twebwe dukoresha ubwonko, tukajya kunononsora, tukajya kureba gutya bimeze gutya, uyu muntu ushobora kumwitwaraho gute, se umuntu ashobora kuba ari umuntu mwiza, ese ari projet twagirana. Umwana ufite mbese kiriya twavuze, we abyumva mu mubiri. Nibwo bushobozi Imana yamuhaye, nibwo bumana bumurimo. Kandi nanone niba ufite abandi bana muntuze mu muryango, uzitegereze uzabona ko ari umwe mu bana ubasha kwerekana impano ze. Niyo yaba ubungu wenda ashobora kuba akiri mutoya, ukaba ufite abandi bakuze, ariko uzabona yuko ubwo akiri mutoya azabasha kukwereka ibyo akunze, ibyo adakunze, ibyo ashoboye n'ibyo adashoboye. Mbese muri makeya azabasha kukwereka iki? Azabasha kukwereka impano Uwiteka yamushyizemo hakiri kare, mu gihe bandi
bo berekana ibintu byinshi, umubyeyi akajya gushakisha, bashobora no kuzishaka mu buzima. Uyu mwana we arimo ikintu kimwe cyangwa se bibiri byonyine ashoboye kandi abasha kubyerekana. Ibi bisaba ko umubyeyi umuri iruhande atagomba na rimwe gukora ku bumana bwe, atagomba kumanura ubumana bwe, atagomba gushaka gusimbura ubumana bumurimo. Ubwo bumana, icyo gice cy'ubumana mvuga, ni ya mpano Uwiteka yamushyizemo. Uzagerageze umushyire aho iyo mpano akwereka idakora. Uyu mwana azagutera, mbese ntabwo azagutera ibibazo, ariko azakwereka indi myitwarire. Bishatse kuvuga yuko nk'umubyeyi, umubyeyi ufite umwana nk'uyu, umumarayika nk'uyu nguyu mu rugo, mbese yifokariza ku cyo uyu mwana ashoboye cyonyine, ku byo uyu mwana akunze. Ntabwo wari ukumujyana mu bintu adakunze, ni ku byo akunze, ku byo ashoboye, akaba ari byo umuntu adevelopa, umwana akajya ku rwego rwo hejuru. Mubyeyi nkunda cyane, ushobora kumpa uburenganzira mu kuri kwawe, utagendeye ku byo wumvishije, ku byo uhora wumva hanze, kuri rya zina bamwambitse, ukurikije uko wumva ushaka kwiyumva, ugafata rya zina bambitse uwo mwana ukarishyirira ahantu mu sosiyete yamwanditse, ukarishyirira ahantu mu kabati, ahasigaye ukamushakira irindi zina mu mutima wawe ryerekana ubumana bumurimo, byerekana igice cy'Uwiteka cy'urumuri kiri mu muryango wawe, byerekana iyo mpano nziza imurimo, byerekana icyo kiremwa cyiza cyihariye. Ahasigaye rya zina ukarishyira aho ngaho, ukegera we nk'umubyeyi. Iyo umaze guta rya zina, ushaka kwiyumva ukundi, ukegera uwo mwana, ukiga kumureba mu maso uturutse mu bundi buryo bwo kumureba, akabasha kukwereka icyo afitanye nawe. Ubumana bumurimo bukabasha kukwereka umwijima uhari n'ibiri mu mwijima. Hanyuma mu rugo rwawe hakaba indi mpumeko. Hanyuma mbere yuko mu rugo rwawe haba indi mpumeko, nawe muri wowe hakabamo indi mpumeko. Kuko uyu mwana, sosiyete itunga amaso umwana ko ari umwana ufite ikibazo. Sosiyete niwe ijya gufasha. Ikintu gitangaje nuko nta kintu na kimwe bashobora gufasha uwo mwana kizashoboka, kuko kiba imbere si ikintu gihari, ni ikintu kiri spirituel. Spirituel ntabwo bishatse kuvuga kuroga ibiki byose, ibyo bintu byose byo kuroga n'ibiki byose ntabwo ari cyo bishatse kuvuga ngo uzajye mu bapfumu bazamugira gutya n'ibiki byose. Ntabwo ari cyo bishatse kuvuga, ni ukuvuga yuko ikibazo kiri mu mizi. Uyu mwana ibintu byose bazakura cyangwa ku muryango bashyize gusa barebye umwana ngo niwe mbese bagiye kwitaho, ni ibintu bitazakunda. Ni ibintu nk'uko navuze, ni ibintu bisaba yuko mama we nawe abyinjiramo.
nta kintu wahindura kuri uyu mwana udafashe mama we, ntibizashoboka. Ibi ni ibintu nashobora kwinjiramo cyane kandi nashobora gutangira ahangaha, ariko icyo nakubwira nkawe nk'umubyeyi nuko uyu mwana hari ibintu byinshi kuva mu kuvuka kwe yagiye agerageza kwerekana, ntibibashe wenda kuboneka mu maso yawe nk'umubyeyi, ariko hari ibintu ashaka kukwereka, mugakorana urugendo, ukamurera nawe akakurera. Muri ibyo bintu ashaka kukwereka hari ibintu bibiri bitoya by'ingenzi. Ibindi hari n'ibindi, ariko reka dufate ibyo bibiri bitoya. Ibyo bibiri bitoya ni, umbwire niba hari aho ubizi unabikoresha wenda mu buzima bwawe, cyangwa se wisuzume, cyangwa se usubire inyuma ho gatoya mu buto bwawe cyangwa iki. Ikintu bita kwigirira impuhwe no kwiyubaha mu bice byawe byose by'ubuzima, hari icyo bikubwira. Hari ibyo ubasha kubona no kwibonamo. Kuko kwigirira impuhwe ni ikintu kigari, kivuze ibintu byinshi cyane, kirimo umukoro mwinshi kandi gihindura ubuzima. Kwiyubaha ntabwo ari bwa buryo bwo kugira imyitwarire cyangwa imvugo cyangwa gusa inyuma tugira nk'abantu ngo bagenzi bacu cyangwa sosiyete ibashe kutwakira, kutubaha. Kwiyubaha nabyo ni ikindi kintu kirekire cyane, gikwimuyemo ibintu byinshi, gihindura ubuzima bw'umuntu. Uyu mwana uri mu muryango ni ishema. Uyu mwana uri mu muryango ni radari. Uyu mwana uri mu muryango mwituma sosiyete imushyira muri box ngo ipfundikire iyo mpano, urwo rumuri Uwiteka yamushyizemo. Wikwemera ngo bamushyire muri box, kandi bashyira muri box umuntu urimo kukurera, umuntu uzagufasha nawe ubwawe kwisobanukirwa. Uyu mwana ni umwana w'igitangaza. Uyu mwana ni umwana w'urukundo. Uko kuremera kuvugwa mu muryango ni ukudasobanukirwa. Ni wowe nk'umubyeyi wo kwicara ukabitekerezaho, ukibaza niba wifuza gukomeza ubuzima utabasha kubona ibyo uwo mwana wibarutse abasha kukwereka, ngo mukurire hamwe, ngo umwambure icyo kintu,
yambaye ngo ubashe kumwibonamo. Ariko icyo nakubwira ni uko ibi bintu bibiri maze kukubwira wabitekerezaho, mfite n'ibindi byagufasha. Mu mwanya ndashyira ngaha munsi email yanjye, ubyifuje wanyandikira, ubwo bufasha nabuguha, ku buryo hari ibintu bimwe na bimwe ubasha noneho nubibona mu maso yawe uzahita uvuga uti oh my god, n'ibi ngibi buryo uzi ko ari byo koko ari muri buno buryo biba. Noneho nawe utangire ukore umurimo kuri wowe, kuko deliverance bazayimukorera. Ariko deliverance ntekereza yuko, kandi icyo nakubwira, nawe bashobora kwigukorera, ariko deliverance idafite nanone kuvuga aho ibintu bituruka, aho ibintu byaturutse, ngo uhabwe icyo ushobora kugenderaho kugira ngo iyo mbese ukomeze usigasire ya deliverance yawe. Ntacyo deliverance mu kuri kwanjye, iyo deliverance iba imaze cyane. Ngaho rero ubwo ubitekerezeho, igihe cyose ukeneye ubufasha, iyo email urayibona aho munsi, waza nkagira ibyo ngufashaho ku buryo nawe ubuzima bwawe bubasha guhinduka. Ndagukunda cyane mubyeyi mwiza, ndagushimira ubutwari bwawe, ndagushimira kwitanga kwawe, ndagushimira uburyo ubira icyuya. Ariko 2024 mbese nibwo tugitangira uyu mwaka, hari ibintu byinshi bishobora guhinduka mu muryango wawe, ariko nawe atari ku mwana wawe, ahubwo biri ku ruhande rwawe nk'umubyeyi. Nizere ko mbese iyi video hari ibintu bimwe na bimwe ukuyemo, ku buryo udatunga amaso wa mumarayika Uwiteka ashyize mu rugo rwawe, ahubwo witunga nawe ijisho, ukabasha kubona, ukabasha kumwibonamo, ku buryo ubasha kubona ibyo ari mbese ibyo ari kukwereka. Mu gihe utabasha kubibona, ukaza umuntu akabikwereka ndetse akanakwigisha ahasigaye, ku buryo 2024 nawe ushobora guhinduka. Ndabizi kuremerewe, ndabizi inimba ugira, ndabizi kudasinzira neza, ndabizi ko wibaza cyane ejo hazaza cyangwa mu myaka ingahe, ndabizi ko gahunda ni nyinshi mu mutwe, ariko kwicara utekereza gusa udashyira ikintu mu bikorwa nta kintu na kimwe bishobora guhindura. Ngaho rero ndabashimiye cyane, Uwiteka akomeza biteho. Ndabashimiye mwe mwese mushobora kuba mwakurikiye kino kiganiro. Ndabakunda, muri ab'agaciro. Ciao.